Yes, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza. Turabakunda cyane abakunzi b'Intare Official muri aho. Mugubwe neza kandi Uwiteka akomeze kwibanira na buri wese muri aka kanya uteze amatwi Intare Official. Turi ku itariki n'ubundi 12 z'ukwezi kwa mbere 2026, aho rwose ubona ko umwaka tumaze kurenza iminsi 12 dutangiye undi mwaka. Reka twifurize rero bagize anniversaire nziza bavutse kuri no tariki, ariko noneho tunifuriza n'abandi intangiro nziza. Nizere ko uno munsi wabaye umunsi w'umugisha, umunsi w'amahirwe ndetse umunsi w'umunezero kuri buri wese. Tuzanye amakuru yatubazaniye ngaya. General Inyasi Sauli Dunia ni amazina yiyise kuko afite andi mazina yiswe n'ababyeyi be, ariya ni amazina yiyise. Inkuba yamukubise biza kumutera uburwayi ndetse arahungabana. Abantu benshi ari cyo bagiye babivugaho, ndetse n'abasesengura ibijyanye n'ibyo agiye akorera abaturage bari muri teritwari ya Masisi. Abenshi twagiye banatwandikira banatubwira bati bimeze gutya na gutya. Ubona ko turaza tukabivugaho mu buryo burambuye. Drone za FARDC zongeye kwica abaturage hariya muri teritwari ya Minembwe. Kuba ko ibintu ntabwo bimeze neza rwose bantu banjye, ibintu bikomeje kuba bibi. Turarebera hamwe ibijyanye na deployment y'intare za Sarambwe zikomeje kudeployinga ibikoresho ndetse n'abasirikari hariya muri teritware ya Warikare. Imirwano se Kazinga byaba byitwaye gute? Kwa makuru agenda avuga byinshi, ibyo ngibyo byo ni bimeze gute? Reka rero dutangire amakuru yacu. Sinzi abajya avuga ngo twanzikira amakuru yacu cyangwa tuyatangirire kuri General Inyasi Sauli wakubiswe n'inkuba. Byagenze gute? Ni mu gihe yariho acaginga kuko afite amapano, ndetse andi makuru akavuga ko ashobora kuba afite na internet, kuko n'uwitwa Noheli ngo afite internet bakoresha hari ahantu bita ku Ihembe, ndetse Inyasi akaba akoresha internet nawe mu gice agiye gushakisha hejuru y'ahantu bita Zashibu muri iyo misozi. Noneho aza kugira afite amapano solaire, akagira amabateri ariho acaginga ibyombo, acaginga amatelefone, ndetse n'iyo internet iyo router ashobora kuba ayikoresha icometse kuri bateri. Murabizi ko akenshi amarouter aba acometse. Inkuba rero iraza iramukubita, amaescort ye ngo azana inzembe aramutemagura kugira ngo abashe kongera gusubiranya ubuzima. Bamuvishije amaraso, bamutema mu mpanga, bamutema ku biganza, bamutema ku maguru, ndetse n'ibyo bikoresho bye birangirika cyane. Arayo mabateri arashya, amapano solaire arashya, ndetse n'ibindi bikoresho birangirika, n'abandi basirikari bari hafi barahundagara. Abantu benshi bakavuga ko ari bya bikorwa bye bibi byo kumena amaraso, kwica abaturage, kurya abaturage, kurya abantu, kwiba inka, ubona ko byamukukiyemo. Noneho hakiyongeraho ko nk'umuntu w'umwicanyi bamwe bavuga ko ari igihano cy'Imana. Uwiteka Imana ngo akaba ashaka kumuhana, amwereka no kumubwira ati wangarukiye wangarukiye, ukava muri ibyo ngibyo byurimo ukagarukira Imana yakuremye, ukagarukira Uwiteka ko ibyo naho bizakugezaho gahekawe. Ko buri munsi ndamubwira bamwe mu baturage batuye mu nkengero zaho ari, kuko abaturage muri biriya bice birimo ba Jean Marie, birimo ba Noheli, birimo ba Inyasi, birimo ba Kagiri, ubona ko abaturage bamaze gushiramo bakigira mu masantere. Abari za Burungu, abari Gicanga, abari Mweso, abari Gashuga, abari Kibarizo, abari Muryagoro, abari Ibutare ya Monastere. Ubona ko abenshi bagiye bahunga bakava muri ibyo bice bakiyizira mu bice birimo M23. Iyo nkuru ikimara gutangazwa bavuga ko Inyasi inkuba yamukubise, abaturage bo mu Ryagoro bahise bakora umunsi mukuru, ariko baza kubabazwa no kongera kumva ko ariho. Ubwo byamusigiye ubumuga ndaza kubuvugaho. Abandi baturage bamamagaraga bari Gicanga bari kuvuga ati ngo Imana idukijije umwanzi.
ariko ntabwo byabashije donc ntabwo urumva ko bari bazi yuko Imana buriya Imana yamuhaye ibimenyetso ni uko ngo indi nkuba izagarukaho ntabwo izagaruka ari ya indi yo kumusaza ahubwo izaza ari ya nkuba yo kumukuraho. Abaturage bari Burungu nabo byagenze gutyo kuko murabizi Inyasi yafatanyije na FDLR niwe watwitse amazu ya hariya i Burungu ndetse n'Ikabaragashya n'andi mazu yatwitse Gicyanga, amazu ya hariya Ikirorirwe ano mu nkambi, amazu yo ku Nturo niwe, amazu ku Muyange niwe na Banyeganyega n'abandi bari kumwe nawe, ndetse n'andi mazu yatwitse za Magera kwa Simoni no kwa Munyaruguru, amazu niwe wayatwitse ndetse akaba yaratwaye amamiliyoni hari y'inka zabo yita abanzi. Numwe muri abandi bapronosaga akavuga ko ari kurwana n'abatutsi, akabivugamo gutyo uko mbivuze niko yabivugaga. Umva ko ari umwe mu bari baribasiye abo mu bwoko bw'abatutsi. Narindiwe wenda ni n'umujenosideri niko nabyita kuko nira jenoside ari gukorera mu Masisi, iyo yakoreye Rucuro n'ahandi mu bice yagiye ageramo ni jenoside. Ni jenoside kandi yibasiriye ubwoko. Inyasi rero abaturage baje gukora iminsi mikuru bavuga ko bamukize, ariko ku rundi ruhande baza gusanga yagize ubumuga. Ubungubu ngo yaba yongeye kongera kuvuga ngo ariko ngo ari kuvuga ibintu bitatanye, ngo arakubwira ngo iriya modoka ngo iri kurira igiti ngo iri kujya he, none se ngo bari abantu ko batangiye guhinga ririya buye, ukumva ngo none se ngo izo mbunda ko mutari kuziteka muzi ko turarya iki, murukumva ko ari ukuvugaguzwa ngo muzana ayo mabote ngo ducanishe umuriro. Urumva ko ni ibintu byamaze kumucanga ku buryo mu mutwe we ubungubu ntabwo huzuye muri ibyo bintu byari kuvuga. Inyasi hari abasirikari be bakimara kumenya uko inkuba imukubise nabo bakora iminsi mikuru kuko n'umwe mu biba bibasira ndetse umaze kwica abandi bayobozi bo muri Wazalendo bo muri iyo mitwe benshi, nabo bari bamaze gukora umunsi mukuru ariko ntibyabahira kuko bari bazi ko bakize umwanzi, ariko umunsi nkuba izagaruka none izakubita ikubise, izakubita ijyanye, izakubita nta kubabarira. Yemwe mwa bantu mwe rwose, icyo nababwira cyo niramuka igarutse izagaruka ije, izagaruka nta mukino, izagaruka ari ukwanura burundu kuko buno ni imbuzi Uwiteka Imana ari kumuhereza. Imana iri kumuhereza imbuzi ikamubwira ati shahu waretse ko kukava muri ibyo byurimo, waretse buriya Imana ni seriye kandi ikunda abaseriye. Imana izi ubwenge kandi ni umukozi w'umuhanga. Hari muri Bibiliya, ariko muri Bibiliya uwitwaga Paulo nawe yitwaga Sawuli, nawe ngo yitwa Inyasi Sawuli, ngo yitwa Inyasi Sawuli Duniya. Kandi nibuka ko ariko ni Sawuli ninde wari warisha abantu musoma Bibiliya cyane muze kunyibutsa waje guhinduka intumwa y'Imana kandi yararwanyaga ubwoko bw'Imana. Nawe Imana ishobora kunyurira muri mu nkuba, yamara kunyurira mu nkuba ejo bundi nawe ukazamubona yaragerageje gukorera Uwiteka Imana, ariko wava mu byaha koko. Amakuru yadukurikirana abantu bajya batubwira ngo uriya Jean Marie Bonane ngo ntabwo ari umwicanyi, buriya ari abantu bariho ariko usanga ko kumena amaraso byabagiyemo rwose, byabagiyemo barica bakagira uti, ariko njye nemeza ko ibyo bari gukora ko bashobora kuzahinduka nabo bakaba abantu bazima. Ushobora guhinduka rwose ukaba umuntu muzima, ugasenga Imana ikumva amasengesho yawe, ukababarirwa n'ibyaha byose wakoze. Ibyo wakoze byose n'imvugo uko wagiye uvuga, ukagenda ukababarirwa, ukera ku buryo
ushobora no kugera n'iwanyu abari bakuzi bakakuyoberwa bakavuga ati uyu nguyu ni Inyasi Sawuli wamaze abantu, ukababarirwa. Reka twisimukire rero tuve kuri no nkuru yo gukubitwa n'inkuba kwa Generali Inyasi, tujya ku yindi nkuru aho FRDC cyangwa Perezida Gisegeti Kirumbo akomeje kwibasira abaturage bakomeje kwibasibwa rwose n'ibitero bya FRDC bakoresheje indege. Twagiye tubivugaho mu bice bigiye bitandukanye. Ahantu ho FRDC yagiye iza ikabombarida abaturage ndetse abaturage bakasiga ubuzima ni mu bice byinshi. Mwabonye ejo bundi byabaye Masisi zone rwose ari muri centre ya Masisi, aho abaturage bishwe, abandi benshi barakomereka, bishwe na drone za FRDC. Kumva ko ari ibintu rwose navuga biteye agahinda kandi bibabaje, aho umuturage wakagombye kurinda ari wowe umugirira nabi. Amakuru rero yizewe ariko anababaje, ni amakuru yizewe ariko anababaje, nuko kuri uno wa mbere nko saa 5 gutyo saa 7 naho ngaho wenda ntago ndamenya isaha neza, drone ya Kinshasa yaje ikabombarida avegrema tena ikongera kwica abaturage bahari ya Minembwe, ni muri lokalite ya Mukoko no mu nkengero zaho. Amakuru avuga ko ari abamama bapfuye ndetse n'abana bapfuye ndetse n'imyaka irangirizwa. Alliance Fleuve Congo bivunyuze muri point focal cyangwa umuvugizi mu bya politike wa Alliance Fleuve Congo 23 Lawrence Kanyuka yahise asohora itangazo ryamagana ibi bitero bya leta ya Kinshasa bakomeje kugaba mu baturage batuwe cyane dansement peuple, ndetse bigateza impfu kuba mama ndetse no kubana. Banasaba imiryango mpuzamahanga kuza kwijandika muri kino kibazo bakabuza leta ya Kinshasa ibyo ikora. Abantu benshi bakomeza kwibaza ati se koko ibi bitero byica abaturage ntabwo byica abasirikare ba 23? Kuva igihe Generali Makanika Rukunda bagavye igitero cya drone bakamwicana n'abasirikari be, kugeza igihe bakoze igitero cya drone bakica Colonel Castro Mbera Bagabo, intare za Sarambwe zafashe mesure ku basirikare. Nuko ngo drone zijya guhaguruka 23 bamaze kubibona ko bahagurutse, abasirikari bose bagahita bikashika. Biragoye kugira ngo ubwire buri muturage ati nimwihishe drone zaje, ariko 23 MRDP twirwaneho kubera ko ari bo babibona, bashakishe uburyo muri biriya bice biba biri kwibasirwa n'igisirikari cya FRDC bakoresheje drone bajya batanga sinyari. Iyo sinyari nibizaba ibombe, nibizaba kurasisha tweruvo, nibizaba kuko wenda bashobora gutanga sinyari ku basirikare bakoresheje ibyombo, buri musirikare akihisha. Noneho abaturage bazajya bibona, none se abaturage nabo bazacukura indake. None se ikindi kibazo ko biriya bidrone n'ubundi bijya kubisenya amazu bikibasira inka, bakajya mu bitaro, bakajya mu masoko, bakajya mu mashuri, ibi nabyo Kinshasa iri gukora koko ntibizabangamira abaturage mu buryo buremereye? Mana bantu musengera abaturage bari mu bice biri kwibasirwa Minembwe na kano gace cya Masisi usa naho uturutse kuri uriya muhanda route nationale nimero 2, ubona ko bakomeje kwibasirwa cyane na drone za FRDC. Abasenga rero mukomeze musengere intare, musengera abaturage
bakomeje kwibasirwa, ndetse n'ino miryango mpuzamahanga ibashe kwijandika muri kino kibazo, yaba ONU n'abandi kino kibazo babashe kukijyamo. Hano abandi baturage rero, none umuturage a propos de crime de Tshisekedi au Katanga, crime Tshisekedi ari gukora muri Katanga, byagaragaye uwitwa Sharwe Mukundu Adamu wo muri Alliance Fleuve Congo aravuga n'ijwi rirenga, aravuga ngo ubu bwicanyi buri gukorwa na leta ya Kinshasa muri biriya bice, ngo birabaobrija kugira ngo barebe ko Alliance Fleuve Congo 23 yajya gutabara abaturage bo muri biriya bice bakomeze kwibasirwa n'ibitero bya Kinshasa ndetse bikica abaturage. Arabati ngo ce crime nous oblige et appliquer la responsabilité de protéger les civils en danger à Bukama, Fungurume, Moba na Pweto et dans des autres localités du Katanga, du Medi sanguinaire Tshisekedi Chilombo. Ngo bisaba kugira ngo Alliance Fleuve Congo 23 ifungure umuriro imututu, bajya gukura abaturage bo muri Bukama, Fungurume na Moba ndetse na Pweto n'andi malokalite yose ari muri Katanga, bagende bajyeyo, bajye kubakura muri kariya kaga bakomeje gushyirwamo na Perezida Tshisekedi yica abaturage. Hariya za Moba mwarabibonye bavuga bati ngo abapolisi yanere nabande ngo bariye ruswa, ngo byagenze gutya na gutya. Bisaba kugira ngo Alliance Fleuve Congo 23 ifungure umuriro, igende ijye kurenganura bari abaturage bakomeje kurengana. Leta ya Kinshasa yo urabona ko iyo bayokejeho umuriro niho izana twatuntu ngo twibiganiro, utuntu nk'utwo ngo reka ngo tujye ngo Rwanda, ngo hariya ngo byananiranye, ugasanga ko bajya mu buce bugiye butandukanye bari kujya gusaba yuko babasabira imidohoro, siyo? Ariko Kinshasa yo ikabikomeje kwibasira abaturage, anari byo koko Alliance Fleuve Congo ivuga iti bisaba kugira ngo haboneke kwitanga no kujya mu bindi bice kugira ngo nabariya nabo babe libere, nabo babohorwe. Ngo ano ngo Perezida Tshisekedi ngo yagize ute, yagiye se naho muri Togo tena. Ngo kuri uyu wa mbere Perezida Felix Tshisekedi yageze muri Togo mu ruzinduko rugamije gushakira imbaraga ibiganiro by'i Rwanda bigamije amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Yamaze no kujya muri Togo. Icyakora ku rundi ruhande arateganya ko ibiganiro bitazongera kubera hanze ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bamwe mu bafata nko kudahama no kuzahagurika mu cyerekezo cya politiki. Umwe mu basesenguzi yagize ati Tshisekedi ahanganye n'ibimurenze ibitekerezo. Nuwango Tshisekedi kugeza amagingo yangaya wenda abantu bamwumva nawe ubwe ntabwo azi ibyarimo, ntabwo azi ibyarimo rwose, kuko kugeza amagingo yangaya iyo abazi ibyarimo aba yarafashe icyemezo gifatika. Reka mbahereze urugero, ngewe wenda sinzi niba nongeye no kubivugaho. Nibyo ibiganiro kubera hanze ntacyo byigeze bigeza Nairobi, Kampala, Sun City, Washington, Doha, ariko ibyabereye Goma igihe cya CNDP habaye agahenge k'imyaka nk'ibiri. Ariko muri ako gahenge kabayeho abavuga ururimi rw'ikinyarwanda baratotejwe tena, ukaba wabonaga ko icyo gihe wenda twaramanje ukagera muri Goma ukavuga. Ndibuka ko icyo gihe wenda ba Ntaganda bari bakiri muri Goma, bafande Makenga wenda bahagera ubona ko bakoze mixage, noneho mu gisirikare mwavuga ururimi rw'ikinyarwanda kugeza igihe natwe twiyumvaga wagera mu mujyi wa Goma ukabasha ngo mwiriwe. Mu gihe nyuma byaje guhinduka bakumvuze ngo mwiriwe, muzomona yangwa bazomona bango barwandesi hazaba infiltre mu motara yebye, ugasanga uhuye n'ibibazo. Mu gihe rero iyo ibiganiro
wenda biriya biganiro bishobora kuzabera muri Kongo hari icyo bishobora gutanga ku gitekerezo cyanjye. Ubona ko Perezida Gisegeti ariko abona ntabwo ari urukundo, ahubwo ni cya gitutu cyabona Alliance Fleuve Congo ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise M23 bari kumushyiraho bakamufatana ibice kandi bakamurusha na politiki. Burya politiki ya M23 yikubye iya Muyaya, iya Ekenge. Buriya Wiringoma ntago wamugereranya na Sylvain Ekenge. Buriya niwafata Oscar Barinda, Dr Oscar Barinda ngo ujye kumugereranya na kira gihobagane cya Patrick Muyaya cyangwa bariya bakayikwamba. Ajya ministre w'intebe waracyavugara siko maze igihe namwumva ko manza yaribagiranye. Niwajya gufata Lawrence Kanyuka ngo ujye kumugereranya na bakayikwamba, negative gufate ba Bertrand Bisimwa ngo bagereranye ajya buno miniyari mpuzaninde perezida w'inteko ishinga amategeko, niba nahari simbizi. Perezida wa Sena we nibuka ko ari wa wundi warabaye perezida w'inteko ishinga amategeko. Ntabwo wajya kubagereranya bariya ngo ujye kubagereranya n'abayobozi bari muri Alliance Fleuve Congo 23. Bakunzi rero b'Intare Official ndabakunda cyane, ngiye Clever Bemba mbagezeho amakuru y'umwimere. Ngiye gukurikirana menye intambara Kazinga aho igeze, uburyo M23 iri kubyitwaramo, kuko bari kumwe ati ngo M23 iri guhondagura, iri kuvusha imyuna, iri gukubita, iri gushwanyaguza muri biriya bice, ku buryo Wazalendo ngo bumiwe, FRDC bakaba bumiwe, n'abafatanyabikorwa barimo FDL n'indi mitwe bose bakaba bumiwe. Ikabifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Mukore subscribe abatari bakora subscribe, ubundi musharinge ibiganiro byacu, mukande no kuri like, comment turazikeneye. Ubundi Intare Official tubagezeho buri kimwe kubijyanye n'imirwano, kubijyanye n'ibiri kubera ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, murasirazuba bwa Kongo. Mugire rero Imana n'amafaranga.